Ya mama Mugisha rero hano hantu niho nateguye ko dusohokera kuri uyu munsi. Umunsi si mwiza cyane mwiza, twishimana n'umwana wacu nawo umwanya tuba tubonye kuganira nk'umuryango tugasoza umwaka neza. Rero use ni ngombwa kusengara? Ni ngombwa cyane. Nta kibazo ngaho dusenga. Mana yacu, Mana nziza, turagushimye turaguhimbaje kubw'uyu munsi waduhaye, izina ryawe nirishimwe. Tukweretse iri funguro Papa Mugisha abashije kutwakiza kutugurira kugira ngo ugeze urumana uruhindure n'igisa n'ikibi cyose, urivane n'igisa n'ikibi cyose, urihindure rishya mu izina ryawe Yesu urakoze. Amen. Mugisha warushonje se? Muryoherwe mama Mugisha. Ariko naritonze. Papa Mugisha ibintu bura wabitekereje uzi ko ndumva. Erega buriya umuryango tuba tugomba kugira igihe tukicara tukishima tugasangira. Ntacyo muzamburana nk'umupapa wese agomba kwita. Ni heza cyane. Ariko se papa karame mwana wacu tutakukubaza nde na mama. Kuki wije ntabwo simwe murafata kuri aya muryoherwe nta kibazo. Kuki kumva murakoze umugore mwe. Kuki amazina yanjye mwayafashe? Yo kwita Papa Mugisha mama bakamwita Mama Mugisha. Umwana sakasa mutwera. Rero none ibibazo biravutse. Bimeze bite? Nayahe mazina babatije kwa padiri? Kumwita izina ryanjye nkaho kandi izina ryawe murabizi ko ari Mugisha Patrick. None murifata mukanyita izina ngo Mama Mugi, ngo Mama, ngo Papa Mugi, ngibyo ubundi byo ni ibiki mwamunza? Ko ntabwo sobanura. Kandi njye kamwe mbabwira. Menye ko mfite amajwi ati ngo ese Mugi. Ngo ngwino hano nkubwire. Amazina ngo yaso nayahe? Na nyoko nayahe? Namubwira ngo musubije ngo iki? Namubwiye nyine ngo ya papa ngo ni Papa Mugisha. Ko naragendesheje. Mama ni Mama Mugisha. Kusha ngo wagize ngo oya Papa Mugisha umwana ngo ni Papa Mugisha. Kuri kuheze nge nitwa ku buryo mwarimu amubwira ngo nitwa Papa Mugisha. Ntabwo twamusobanurira. Ngaho sunyumvira ya makosa yanyu njya mvuga. None si wose umwana. Wari we mwirirwana hano. Yesu wanda. Yemva mu kazi naniwe nkeneye kuruhuka. Ko ari we mwirirwana hano kubera iki utamubwira. None si wowe ugiye utahiye kuki utamubwira ngo umubyeyi. Nega ikibazo kivuka ari umwana mubi wese abuha umugore. Mugisha mwana wanjye reka ngusobanurire. Mama. Impamvu witwa nitwa Mama Mugisha nuko ndi mama wawe wowe ukitwa Mugisha urumva, ariko ntabwo izina ryanjye ntabwo ari Mama Mugisha. Izina ryanjye nitwa Mutesi Jeannette, niryo zina ryanjye. Ngo wabyumvise? Impamvu bambwira ngo ndi Mama Mugisha nuko nakubyaye njyewe ngaba ndi mama wawe, bakaba bampamagaraga ngo Mama Mugisha, ariko amazina yanjye nitwa Mutesi Jeannette. Hanyuma se papa wewe witwa ngo ibyo mama yakubwiye wabyumvise? Njye nitwa Muhire John. Nitwa nde? Muhire John. Urabyumvise neza? Ubwo uzajya ku ishuri wongera uvuye ngo ni Papa Mugisha. Muhire John. Muhire John. Mama wawe? Mutesi Jeannette. Mutesi Jeannette ntabwo ari Mukamutesi. Mutesi Jeannette. Ariko wiga ibiki ku ishuri? Mwana ndi umurenganya. No gufata amazina yanjye na biramunanira. None si bwo bwa mbere agumvishije. Ariko reka tubireke tuganire n'ibyo byatuzanye. Sibo mana mu gitondo yaje kugushaka. Urumva? Sibo mana hari ahirya mu gacyamo. Ahubwo sindi mbava tagutelefone ariko sikutari kuri. Ako se mama Amareze hari mu rugo sura yayobewe. Nyeka maye mubwira. Umugabo ngo amwita nguki? Sibo mana. Buriya ntabwo yaraje kutuvumba. Uyu mwana sakasa mutwera. Mwana manza no kwimanuza sajya wima. Umuntu wese uje abaje kuvuga. Ndanze gihari. Reba iriri. Umva Mugisha tugusobanurire. Umva tugusobanurire. Yaraje kundeba ntago yaraje kuvuga. Ahubwo ubwo sinzi impamvu atambugishije ariko se amarezo ya hariya. Amarezo ya hariya
ntabwo biba Mugisha nawe byoroshye hari ibyo tubaza agasetsa ngo mbese ngo yaraje kudusaba ku nzoga ibibazo by'abana mu gihe hari inzoga abanye dufite mu abana rugo bagira ibibazo byo yanamuzana ariko nanone kubaza ni byiza kubaza bitera kumenya papa Mugisha ukuri murakoze cyane gusa uyu munsi ni uwo kwishimira hari n'icyo twungutse umwana wacu ntiyarazi amazina y'ababyeyi be nabyo nibyo uyu munsi rero ntabwo bayipfabusa buriya rero icyiza cyo gusobanura umwana amazina y'ababyeyi be ni nga kwa kundi umwana agomba no guhera nubwo Mugisha amaze kumenya ubwenge ho gake agomba kugira gutya akajya mu mujyi muri za Kigali urumva yakurikiye nzajya unyohereza akayoba oya nta kibazo rwose yayoba bamubaza ati isi waturutse amazina y'ababyeyi bawe ni bande ubundi uburere bwa nyabwo umwana yakaba yazi amazina ya se na nyina ndetse na nimero zabo ahatuye umudugudu n'umuyobozi wabo atari ntabwo ari byo ubu ngubu ni urugendo dutangiye abana tugomba kujya tubatoza ibyo bintu bagakura babizi niko bimeze akoze papa buriya nanjye nibura nka minuza nyine ukumva narangiza amashuri reka no kumvisha kumva buriya nanjye ndakumva mwana wanjye nibya bazajya bavuga ngo ni papa nuza nyine urabona nukura nawe ukabyara umwana urumva uzamwita nde nka Jambier nawe nukura warashoje kwiga ukabyara umwana uzitwa papa Jambier nkuko nanjye ndi papa Mugisha noneho umugore uzaba ufite icyo gihe nawe azitwa mama Jambier noneho wabisobanukiwe turyoherwe rero ku buzima bwacu